tere kuramana ndi yanjye none itarimo nakajumba habe na manini mwayanda nyakishye none umuntu byagenze bitya uko byagenze byinjanga twacitse nta nyamaswa cyo mutwe ngwende umuntu ari yanagahize sha nubwo natarimbwa nahiga hano ngireje kureba yanga ubu nayo cyari kandi nta n'utunyini mwayanda twaza arenzeho kasideri rwose ibi naje ngiye gufata umwanzo no kwegukana hino inzara yo twahita mu cyari niba yo muri matema Ega imifuka yafatanye. None uyu munsi ndashakishije nakaga fone nabaye n'ikintu cyanga kubona ko gurisha nandi mu kagira imana. Uziko nazanye amagongo n'inga zo mu kwa munani byose. Waje kureba manika tukareba ahantu twagurisha akaga fone. Kandi mba twabonamo umutsima n'utwinyanya twadeshe. None bakabarandura inga ngahe mwo kabyaramo. Mbega ubuzima. Ariko ugende unimanze mubwire. Wowe imvune. Kumuna buraya ariko muri. Ureze. Shana nabuzinda disiga yiri komane. Wowe ufite ikibazo cyo kuburanya, ufite ikibazo cy'umwanda, ushaka kwazimereye nabi. Ntabwo nzi telefone ariko nacyo kintu. Ntangiye no kugira shaka ngo ni nibi. Ora kuzipira ibisiro ariko ngino bisonge kwa Kigali. Kigali. Shaka Kigali waje n'ubigire kuri nama ya n'ikira muri. Waratibagiwe. Oje Kigali. Bose mbwira ngo nagiye Kigali. Kigali si Kigali ni bene ari uze kugiye kuzana ifungo ugatangira tukajya tugenda mu gasakaye none wagwaje gasakaye sagacyaho aho urara nagwasakaye nandara iyo abandi bari kunyagirwa cyangwa mwe bagenda mu gasakaye batanyagirwa ubumva ngiye nzakomeza kukwasama gutyo uzasame cyankuru rero ubundi se ni wasama uzaburi kundarikira urwo runtu kandi wacana we n'isabune mu bwonko bwawe sinzi ukomeza isabune ufite icyo kibazo naburaye none uri kunzanaho urwo rudigi rwawe uhaze niba waburaye igihe byo birandeba cyangwa manze ngutange mimi ujye ugabanya iki se ikisha bapfa gukubita amani ese ubundi mwizi minsi umaze iminsi ubagahe kwihorera rero niba nani ubagahe mwizi minsi ngo nabagahe muri izi minsi nabaga kwaswe none se ko ntari nkikubona kandi ko turi abantu b'amaniga ubundi urambwira ngo nabaga hendari wanyu ariko reka nkubwire sibyo Evo uri kuntera ku mugozi wo guhambiza ariko nje nzakunera ku ngata yo kwikoreza ndi kubona kano gafone kawe warasizeho ubupushete bw'umweru ngini isaha ubingi yiraba iyi barira abanyamerika ntage ibarira abanyamerika ntage bariraga abanyarwanda yego kwedo wabibonye iyi ngiyi irabara ibarira abanyamerika ntage bariraga abanyarwanda mwabuze n'ibyo mutunga nubwo itandishaga ibyana ariko ngewe nyireberaho n'agasaha ubu do ngewe irimo n'amafaranga utagira ngo do harimo amafaranga harimo urufunguzo rwa geto ayo yawe aya senkani yanjye arutayo 500 yawe do reba wayakora ahubwo reka ndeka kuyikwereka utanyibira telefone baryita ifeza ifeza ni ifeza iri peso ayo ngaya ntago peso nese mani tureka ibyo ngibyo mani urabizi ruguririya kandi nabaraye wenda nuko wariye ariko mwishyamba rya ruguririya hari ikintu bise kunywa yewe we ariko reka mbanze nkwibwira akantu kamwe aruzi ka senkani nshobora kugenda nkavuga ati mumpereze condom inzara irimo imereye nabi ariko wamutipe ibyo birakureba nushaka upfa ariko mani niba urya wegetse hose ukaba utagira n'ikintu mbwira urukwavu mu isoko rugeze kuri angahe urukwavu ni nk'igitano hararuguru buri munsi yongiyeho mbonamo ibikwavu tugiye guhiga kandi nanjye hari igihe nkunda kwaca nkabona amahurungu waretse tukajyayo shana iki gikano cyanjye rero urabona kimaje kubyibuha ahubwo se kwa muturanyi wacu uko bafite imbwa nyinshi buriya ntizaba zazifashira zifata iki zifata inkwavu shana gaswende inkwavu ewana sha ariko kanze ndebera tugeze ngo ni sambiri uri muri tunyaruke noneho tujye kureba izo nkwavu reka tugende yego nzanira igiye guhwanya ndi igiye kuyibanyiriza hano ubu yambwiye ngo tujye guhiga mase ubiri he mu ndi yanjye nta nakajumba rwose murabizi ko nta nakajumba ubu ni muri kurako ko ubinza ubu yambwiye aza ryari cyane ngiye kuza kukureba kunde nawe uri guhira mu buturage kidi inda yazanye imyaka esa amazi nabari weto
kudiga ariko nari mfite agafone nibwo nari ndiko mbyuka niko ndikwa ndabona warashobora siko mfite akabara kamwe niga nta kintu wamfasha ahubwo man tujye mu mbageze mu tujye humura uzima musenyi boneka ibyo ahubwo turayigurisha ewe ngenza ari kunyica rwose kamwe imbere yo kuyigurisha urabizi bibera muri aya mashyamba kandi aya mashyamba mani hiberamo inkwavu ibintu byose nubwo tutari imbwa turahiga uyu munsi twiyemeza ko imbwa duhiga kugira ngo tube bitwaye ariko sinzi nimba nge niyo twafata se narwirukankana oya wigira ikibazo amara yizinze tubizi genda wa genda ntacyo bitwaye ukwe ndikumva uburari bwa nibwo ruhanege gwe ngwiki uri kubibona nege giwe reka twumve sha gwagehera uzi ko hari kunukaho n'ubukwavu mwana yewe we hari kunukaho n'ubunene mwana sha ngeri gukurikira uburari bwa reka nanjye reka nshakishije fata uhe sha zara bitege mwana wowe batwesha nabrabona sinda mu tena kandi ntabwo ndabo sha duhenze rero ariko numva shaka nukaho ukwavu Boy kintu ngira ngo nibona ariko numvise ariko mukaru kwabo ubukwavu kuko numvise naho ngashaka cyane gikana ko byakiranje igikana kiri kwenda mama kikuda ubaye gira neza man ariko uziza mukamu biko ndara mwe ariko se man waretse kwita twandika twamana twada kugurisha iboro One Mr. Evan Promise Music Record. Ndagufite mukunzi wanjye